nashatse umugabo ndusha imyaka 20 akaba rero ari mu kigero kimwe na mama wanjye umbyara bari mu myaka imwe pe imyaka mama wanjye afite n'umugabo wanjye afite nekereza ko ari nayo mpamvu babyumvishe kimwe bakamfata nk'umwana abanterwa ipfunwe cyane no kubona ntambutse abantu batuzi ukabona barambaje baravuze ati dore wa mugore mama we yatwaye umugabo. Tugomba kumva Goro yagira icyo bivuga ibi bintu. Umugabo wawe yakurushaga imyaka 20? Yego. Yego. Mama yaje kuri wanjye muri 2020. Yego. Ari wowe ubyifuje ninde? So yaje kubiwa muri 2020 ari wowe bishatse cyangwa byagenze bite kugira ngo aziwawe? Ntago nigeze nifuza ko mama aza kubi wanjye. Ni cyari cyifuzo wanjye. Ni cyifuzo cy'umugabo wawe yego. Ndetse n'icyifuzo cya mama wanjye. Yego. Barabishinga. Barabigishamo inama njyewe umugabo wanjye turaganira mubwira ko bitagaragara neza wanjye asa kubi wanjye. Yego. Impamvu nyamukuru namubwiraga ko inzu turimo kuko iri nzu turimo ni inzu y'agateganyo twabaye twubatse kugira ngo tube ari ntoya tutagumye kuyibamo nk'umuryango mugari. Hanyuma dezange urumva gushaka umuntu kuri agaciro ariko ngiye nkomeza kugaragaza ko ndi contre yabyo. Hanyuma mama wanjye byatangiye kwa 2018 mama wanjye atangira kubwira no muri famille ko ndi umwana mubi umukwe aramukunda abayifuza ko twabana ariko ngiye nkabyanga ati umwana ngira sinzi ukuntu ameze ati mana yanjye ukubyara umwana umwaka kuberera mubi ni ibibazo biba beef ikomeye. Ndavuga nti ku mutima nkavuga ntuzavuga ibyo ushaka ariko nta na rimwe nzakomera kuza kubi wanjye. Ubwo numvaga umugabo nyine point de vue nari muhaye ku bijyanye n'uko mama atagomba kuza mu rugo. Mu kwa mbere 2020 umugabo wanjye yafashe decision we ku giti cye atangishijemo inama saa 11 za mu gitondo ahamagara umugabo witwa Gatete. Gatete yari afite izi modoka zimura abantu aramubwira ati Gatete duhuri Kacyiru amuha location yo kwa mama wanjye natwe tuvuye mu rugo turahurira kwa mabukwe. Tamubwira ni Christophe yo appel uri gukora ni iki ninde ugiye kwimuka bimeze gute? Arambwira ati Gloria nafashe decision yuko ndibwimure mama wawe akaza kubahanga. Tamubwira ati sérieusement iyo decision wayifashe wabitekereje? Ati yego nabitekerejeho niba ushaka uze tujyane niba utabishaka nabwo usigare ngiwe nakije imodoka ndagiye. Bien sûr kuba ntabwo nagombaga gusigara nanjye nagiye mu modoka tugenda ubwo sigara ndi gushaka kutesta ndebe ubwenge bwa mama wanjye aho bugarukira. Nerekeza umugabo turagenda bahamagara ba manpower mama rwose n'umutima mwiza. Ibaza umuntu baragusanze iwawe mu gitondo from nowhere barakubwiye ngo urimutse nawe uremeye urimuka. Naricaye ndumirwa nkajya ndeba nkureba film ariko nanone nkagira ukuntu mba reserve cyane kuri mama wanjye sinshaka kumwereka ko ndi contre y'ibyo y'iyo myanzuro yabo nanze kumubaza. Ndavuga ni niba koko mama wanjye atinyuza agafata uyu mwanzuro reka ngende mbane nawe. Ariko kubana ndaravuze ni kame mama azamenya limite ze amenye ko ari umumama amenye ninde muri urwo rugo amenye inshingano ze n'uko inshingano ze mbese numvaga ko ubwo bwenge abufite. Nimwe rero araza mu rugo turatangira turabana bihurira na nari ntwitinda ntoya y'umwana wa kabiri yaje kuba mu rugo mfite umwana w'imyaka 4 urumva ko cya cyumba cyitwa ko ari icy'abana twari twubatse ni mama wanjye wakigiyemo. Noneho tuba oblige twebwe nk'abiki turarana n'iki n'abana icyo gihe nari maze kugira abana 2 uruhinja n'ubundi w'imyaka hafi 5. Ndavuga ntahari ategereje ko wenda nkomera umugongo wenda umwana nagira nk'amezi 3 azibwiriza wenyine asezere yimuke agende. Ahangaha nubwo mama yaje kuba mu rugo nkuko navuze ko nta kibazo cya mikoro afite yari afite amazu muri mujyi wa Kigali akagira ibibanza ahantu hagiye hatandukanye mu Rwanda. Urumva rero sumu ukuza ko nta mpamvu nimwe afite yagombaga gutuma aza kuba mu rugo iwanjye. Umwana rwa ruhinja nabyaye rwarakuze rurenda rujya ku ishuri umwana arinda agira 3 ans
wa muhungu w'mama wanjye bafite imyaka 4 agira imyaka 7 tukirana mu buriri n'abana 2 mu cyumba kimwe. Mama nta ide nimwe afite yo kuvuga ati kameme iyi couple ndi kuyibangamira kurarana n'abana ntago kameme bikwiriye. Nje nk'umubyeyi reka nibwirize ntange space nimuke nisezerere njyenyine nimuke mbabwira ko mbonye ko hari inzu babanye ntoya ngomba kugenda abana bakabona uburyo nabo baryamamo n'ababyeyi bakisanzura. Jewe nakomeje gutesta ubwenge bwa mama wanjye ndabutesta ngira kwihangana gukomeye cyane. Hagati aho ngaho muri iyo mibanire yacu nta mugabo yaratakimpa amafaranga yo guhahira urugo nk'uko yajyaga bikora kera. Haje nimwe mwabibonye ko twari turi muri chantier twashaka kugira akantu dukora ni ibintu twajyaga tuganira n'umugabo, ariko projet zose z'ubwubatsi zikaganirwaho n'umugabo na mama wanjye. Projet zo guhaha haba hari projet runaka, donc jewe baragenda baranyikarta bankura muri cercle yabo bangira nk'akana mu rugo. Bangira nk'umwana kuko ninyuzi ukuntu umuntu bafata umwana nyine bakamika ngashuye cyo nari mfite uruhinja nonsa sinagize icyo mbura nkarya neza ntacyo nabuze pe kuko bombi barakoraga. Hanyuma ariko ikindi kitari ukurya no kuryama nta kindi kintu nta wundi mumaro nari mfite muri urwo rugo rwanjye. Inshingano z'umugabo yarazikoraga se? Byari bigoye ntabwo ari ahangaha hari ukuzimura cyangwa kuvuga amagambo menshi, ariko iyo ufite umwana uri hejuru y'imyaka 5 muri kumwe mu cyumba n'akandi kabebe nako kari gukura hari ibintu kameme biba bitavuga kubivuga. Ikindi ibyumba byacu principal n'icyumba cya mama wanjye byatandukanywaga n'akantu gato cyane bitewe nyine n'ukuntu inzu ari ntoya ubwayo. Mu magambo make rero nk'icyo ngicyo ntabwo ari ni nkaho byari hafi ya ntabyo, yego bitewe na conditions z'ubuzima twari turimo. Yego hanyuma mama wanjye niwe wari warabaye madamu wo mu rugo, akaba ari uhabwa ration, ibyo yahashya akaza akabifungirana mu cyumba cye. Rimwe nkakenera ikintu nko guteka mu rugo mama adahari, ubwo nyine nkaba nategereza ko ataha. Umugabo yaba agiye muri mission ntabe yambwira ati Gloria ngiye muri mission nzagaruka umunsi uyu none akabibwira nyirabukwe. Njyewe nkategereza umugabo ko ataha saa 4 zagera nkamubaza nise ko watinze wabaye amahoro. Ambwira ati ntarya nibagiye kukubwira tubona agiye muri mission nzagaruka umunsi uyu n'uyu. No mu gihe cyo kugaruka akaba atampamagara ngo ambwira ati ndi mu nzira ndagarutse, nanjye nkaba nakwitegura umugabo ahubwo uwo munsi ari butahe nkabona mama yashyashyanye ari gukora utuntu nyine turi special nkagira ngo nyine ari gutegura ari kudutegurira twese, ariko burya yabaga afite uwari kwitegura. Ibintu ndi kuvuga mbeneye cyane ko abantu babyumva, ariko ni ukuri kw'Imana nta intention n'imwe mfite yo gusebanya ahangaha, ni inkuru y'ukuri. Yego umugabo agataha mama nkamenya nyine ko umugabo ari butaha ari uko numvishe imodoka ije. Yego hanyuma umugabo yaba yarwaye ntampamagara ambwira ati ntarwaye, ashobora hari ukuntu umuntu afatirwa nko ku kazi akumva atameze neza, agahamagara nyirabukwe akamubwira ati ntabwo meze neza, niba muri byo ndajya kuri clinique ndajya kwivuza, nshobora gutaha ntinze rero ntimugire ikibazo. Ofite mama kwa kundi umugabo n'umugore babana za update zose zahabwaga mama wanjye, mubwira ko ntishimiye umubano cyangwa comportement afitanye na mama wanjye. Narabimubwiye categoriquement. Yego namubwira ni sinishimira ukuntu mama amenya amakuru njye nakagombye kumenya wa mbere, sinishimira ukuntu nta hantu njyewe nawe tukijyana ahantu hose mujyana, sinishimira ukuntu unyima imodoka ukayiha mama igahora iri kuri disponibilité yiwe kandi ubona ko ari njye wikeneye cyane kurusha. Sinanze ni umubyeyi wanjye afite droit yo kubaho nk'uko mbayeho, ariko ndashaka kumenya gutandukanya umugore na nyina, umenye iyo difference. Twese uduha agaciro kacu ureke kuducanganya kuko ni wowe ufite ubu bubasha mu biganza byawe.
menya uko utwara mama mu isano mufitanye ubimukundira ubimwubahire ariko nanjye umenye ngo ndinde kuri wowe. Ya ikindi naramusabye ndamubwira nti noneho ndifuza ko mama yakwimuka, urabona tumaze kugira abana bari gukura, ko biri kose umubyeyi akenera privacy, akenera icyumba cye bwite. Icyumba rero umwana araramo nyine ko akiraramo aricyo agomba gukiniramo, aricyo agomba gukoreramo amafuti ye yose. Ndabona nkeneye gusuka nziza, nkeneye kuryama ahantu hameze neza, ngasasa abana bagasasura, ngasasa bakaza bakamena aho murabyumva nyine ubuzima bw'abana n'ibyumba byabo. Rero n'ikindi nta education turi guha abana. Hari igihe ngewe nabaga mvuye nko mu dushe bagirwa nko gufunga nk'icyumba ndi kwambara, umuhungu wanjye w'imyaka ingahe akaza akafungura, wenda aje nko kureba ikintu mu cyumba cyangwa aje no kuryama gusa cyangwa gukina, ugasanga akaba yambona ibintu bitari byiza ku mwana. Izo facts zose rero nzereka umugabo, ndamubwira ntimfasha kuko ngewe ndamutse nsezereye mama wanjye yabona ko ari amatiku nyine ko mwanga ko ntamukunda nk'uko asanga bivuga. Ariko wowe nitwicara twembi tukamuganiriza, tukamwereka ko abana bakeneye icyumba, mbese tukamusezerera mu kinyabupfura, azabifata neza, ntabwo azabitwara n'ikoma mu gihe cyose wowe uzaba ubirimo. Ni ukuri kw'Imana ibi ni ibintu natangiye kubwira umugabo kuva muri 2021. Turinda dutandukana na mama wanjye kuri 2023, aho nafashe decision mbonye wa mwana nabyaye w'uruhinja agiye gutangira maternelle yujuje imyaka 3. Mama wanjye akiri aho ngaho nta na ide afite yo kuvuga ati umukwe wanjye kameme arabibona gute kuba ndahangaha, ese ntabwo mbabangamiye, ntabwo ngewe icyo gitekerezo yigeze akigira mu mutwe we. Ikindi kandi ashobora gusinyana ahangaha, buri muntu wese wagiraga inama mama wanjye akamubwira ati mama Gloria ntabwo ubona ko presence y'abahanga yitaga mutuka, akamufata nk'umwana, akamubwira ko uburyo yaje hari atabizi, akamubwira ko bazavuga ibyo bashaka as long as umukwe amukunze atamwinuba, ibyo abantu bose bazavuga ntacyo bimubwiye. Twinihuse rero mu kwa 9 2023 naricaye ndatekereza ndavuga nti mama namuhaye space ihagije, umwana nabyaye yarakuze, niba ari no kumfasha kurera umwana ndumva yaramfashije nk'umubyeyi. Igihe kirageze ko rero nanjye shyiraho iherezo kuri buno buzima ndimo, kuko nabonaga ubwenge bwo kuzibwiriza ngo yimuke ntabwo afite. Nigira inama rero kuko umugabo yari amaze kunanira mu gihe kinini kingana n'imyaka 2 bimusaba ko tubikora. Nigira inama yo guhamagara mukuru wa mama wanjye, agera mukuru we bavukana. Ariko uyu sorry ndi kukumva ariko umuntu yakuzengereje kabisa. Ngereje bari kumamagara telefone igiye guturika yego. Hanyuma sinigeze mbwira grand sœur wa mama wanjye izi details zose mfite n'ibibazo mfite mu rugo kubera mama wanjye. Ahubwo naramusabye ndamubwira nti tante umfashe, dore inzu mba murayizi, ujya uza kudusura, urabona ko ntingana, abana mfite urabona ukuntu bangana, mfasha aba bana bakeneye icyumba cyabo, nanjye nkeneye n'ukuri ndarambiye kurarana n'abana. Ariko natinye kubibwira murumuna wawe kuko mbimubwiye yabifata nabi, ariko we n'ufasha ukabimubwira muri pretext yo kuvuga ko abana bamaze gukura bidakwiriye kubarana n'ababyeyi, ahari wowe yakumva kamsa akimuka n'umutima mwiza, atabonye ko nta umwirukanye, nta umubwiye nabi cyangwa ngo amutekerereze nabi. Kuri amanya mu yarambwiye ngo ibyanyu byaranyobeye, uko ubibona nanjye niko mbibona, narumiwe. Ikindi kandi njyewe mama uramuzi, urabizi inshuro zose ko duhuye, igihe cyose duhuriye iwawe nigeje kubasura urabizi ukuntu ntuka. Rero nukuri ibyanyu imbere nk'ukuntu nareba televiziyo, nanjye ndabishakira solution nkabibura. Uwo ni mama ni nyoko wanyu? Yego, singiye gutukwa n'uriya mubyeyi. Ubwo icyo gihe yahise nsubirira ibitutsi byose yajyagamo, tukarangira ati rero no si vraiment je suis désolée, ntacyo ndi bugufashe, gusa hamwe n'Imana bizagenda neza.
nagize deception kuko mama uwo mutante niwe wari icyizere cyonyine numvaga mfite, niwe numvaga ari bumfashe mama wanjye akamunkiza akava hariya. Ampakaniye gutyo rero nagize depression, ndavuga nti uwakamfashije ko ari uyu nguyu nawe akaba mpakaniye mbigenje. Ariko tante nyuma yo kumpakanira uko yarahindukiye, sinzi ibyo yavuganye na mama wanjye, ntabwo ibyo mbizi nabambeshye. Hashize icyumweru ngiye kubona mbona mama wanjye mu gitondo cya kare nka 2:00 ahamagaye imodoka arimutse, ibintu byose byari mu cyumba. Jesus, ariko kingigere iri kumuhamagara. Umuntu wamwandikira ka message ukamubwira akabaritse guhamagara. Mama nimeho ntaza ari kumpamagara pe. Okay, ntaribi. Nimeho. Reka nawe komeza nta kibazo. Warabyutse mu gitondo mama wawe ubona arapakiye. Arimutse ariko ntiyansezera ko yimutse, asezera umukwe we, ni gahunda bari baziranye ko yimutse. Yego. Yimukiye rero nkuko nabivuze, yimukiye ahantu bita Nyabyondo. Nyabyondo ni hariya hafi ya school. Yari hafite inzu ye, ahita yimukiramo ako kanya ajya kuhaba. Yego. Ariko kuko aho yakoraga naho Nyabyondo hari kure cyane, byaramugoye. Hari akantu nibagiwe, muri 2021 mama wanjye amaze umwaka hafi n'igice iwanjye, akana nabyaye katangiye kuba akana kagenda kirukanka, nabonye akazu gato nyine kwa kundi urabizi kigaragara ngo umuntu agura akazu gato akagatransforma. Negera inama namwe ni mama, hano hepfo ko bari kuhagurisha ku mafaranga makeya, why not utakagura? Komsa niyo uzashaka kwimuka ukazimuka ntujye kure yanjye, nkajya nkubona hafi, nashaka no kugera aho njya nkaba ndi safe ko abana banjye bari hafi, ukaba waza ukabagumana cyangwa nanjye nkabakoherereza. Ikindi kandi nawe ni mu nyungu zaba turi hafi yawe, nta kibazo wagira. Mama wanjye yarankuye buri nzu arayishyura arayigura, noneho njye nabikoze nk'umutego kugira ngo mpite, yari nko kumwirukana ariko mu buryo bw'ikinyabupfura cyinshi. Ndavuga ngo hasi yacu Kamena arahita abona ko noneho abana batubangamiye, yibwiriza noneho avuga ati bana banjye ni ukuri reka njye kuba iwanjye, turaturanye bya hafi. Ma grande surprise nuko iyo nzu yaguze 2021 arinda viwanjye 2023 mu kwa 9, urumva amegera kibiri yari ishize inzu iteretse aho yarajemo ibihunyira n'ibiki byose, adashaka no kujya kuyivisita. Nkajya mubwira ni wajya ukavisita inzu yawe uziko zitarimo abantu igwa, ko nishaka isahira imengo, none se ngo simfite aho mba hari ubwo nyagirwa. Mu magambo makeya, ako niko kantu gato nari nshatse kuvuga kuko karaza kugarukamo mu nyuma. Mu magambo makeya muri 2023 nyine nababwiye ko yimukiye Nyabyondo. Hanyuma rero aho Nyabyondo bimugora kuva iwe ajya ku kazi, kuko umugabo wanjye nawe ajya kumutwara akamudepoza ku kazi. Urumva rero umuntu amenyereye transport kukura muri rwego kudepoza byaramugoye cyane. Yanzu rero yakuze hepfo y'iwanjye, abonye ko bimugoye gutura Nyabyondo n'aho akorera nta na transport afite, niko kuhita yikora vuba byihuse, mu byumweru 2 agaruka muri quartier arimuka, yimukira rero hahandi munsi y'iwanjye aho duturanye neza kugeza amagirwa y'amazi. Mu kugaruka nabwo ntiyigeze ambwira ko ari bugaruke, nari mpagaze ku muhanda mbona mama arimutse, mbona yimukiye iwe. Ndavuga nti it's okay, yimukiwe ntabwo bindeba kameme. Nuko rero kuva 2020 kuva mu kwa 9 mu mama wanjye ava mu rugo, nababwiye ko kuva yahagera nari ntagihabwa amafaranga yo guhaha, inshingano zose narazikuweho nk'umugore mu rugo. Umugabo rero mama kiva mu rugo yatangiye noneho kwiga ingeso yo kudahaha. Abana bava ku ishuri akabacisha muri restaurant hariya mu Marangi, bakavayo bariye, akaza abana bava ku ishuri bakaraba baryama ku manywa. Aba yabatakoze ibyo ngibyo ntahahe complètement. Njyewe nize ubuzima tubamo butwigisha ibintu byinshi. Hariya ahantu dutuye ni quartier ntabwo iratera gutera imbere, ni nziza ariko
ntabwo twavuga ko ari nka za Nyarutarama kameme hariya nahabwa nize ko nabonye abantu bajya batoragura utuntu tw'utwuma ukabona umuntu atoraguye n'agafuni ko atoraguye n'agasumari avuga ni bano bantu baba bari gukora ibiki kuki umuntu w'umugabo umuntu w'umubyeyi umuntu w'umwana ukabona bose bari interesse no gutoragura utwuma nyuma nza kumenya ko ikintu cyose kiri metallique ikintu cyose cy'icyuma bakijyana mu miduha hariya mu gasantre hari agasoko bakabipima bakabishyira ku munzani ikiro cy'ibyuma niba cyo kibura 300 things like that noneho bitangira ide y'ukuntu abantu nyine batoragura ibyuma bakabigurisha bakabona amafaranga yo kubaho kandi nabyo sibite nta mugayo urimo rero umunsi umwe umugabo amara nk'icyumweru adahaha stock nari mfite irandangirana hanyuma mbona umunsi umwe abantu bagiye gutaha babwirirwe ndeba umwana w'imyaka 7 n'undi w'imyaka 3 kuno bari gutahe nta kintu bari burya numva ngiye nko gupfa bigeze nka saa 7 nahamagaye umukozi wanjye namwe tujya muri stock twari dufite ikintu cy'igi stock umugabo wanjye abikamo ibintu by'ibyuma kuko ari umutekinisiyani bishaje byuye ndamubwira nti rero natwe tugiye gukora nk'abandi tugiye kugurisha ibyuma tubone icyo dutekera abana kandi natwe turye twarajagata ibyo byuma dukuramo ibyo tubona nyine ubona ko hano bitagifite umumaro tubishyira mu mufuka amagara umuhungu wajya gumpahira mu miduha ufite igare ndakani ngwino nkore ikintu nkorera azana igare nawe nijyana n'umukozi mujye mu miduha mupimishe bino byuma amafaranga avamo umukobwa wanjye yafate ahahemo atahe nyine duteke donc niga ubwo buzima ntabwo ari ibintu nakoze rimwe si ibintu nakoze 3 ibintu nakoze inshuro nyinshi kugira ngo abana ndebe uko babaho ni ibintu nakoze nko mu mezi 2 hakaba n'igihe none ushaka n'icyo mangurisha nkakibura urumva ubuzima nk'ubwo ngubwo tariki 16 z'ukwa 11 2023 mama yari amaze amezi 2 twaratandukanye abiwe nanjye mbiwanje uwo munsi umugabo arankubita le 16 novembre ankubise ikintu yankubitiye ko hari amadokima nari ndi kumusaba hari amadokima sindi bubigarukeho cyane ariko niba ngombwa azabivuga yari yanyemereye ko ari buyatahane tugiye kuryama amubwira ni seza dokima wowe ukazizana kwanza ntabwo mbitindaho hari dokima hakaba n'amapasiporo y'abana rero twaye amapasiporo y'abana yaragiye kuyahisha ku kazi ndamubwira ni ntabwo ushobora gufata ibyangombwa by'abana ukajya kubihisha ahantu ntazi ni ibintu byatwese ni nta by'abana bacu bizana ahangaha ushobora gupfa ushobora kugira ikibazo arangaterega nawe urirushya ziriya dokima rwose reka ngo ukurire inzira ku murima ntazo nzaguha niba hari ikintu uzapfa utabonye n'izo dokima ubyibagirwe ubihanagure mu mutwe kubera rero importance izo dokima zari zimfikiye narababaye mira donc nzamurijwe nge tanku irazamuka ngewe sinjya mbeshya tanku irazamuka ndarira ndamwe ni kubera iki gutya kwa kundi rero turi kweshanje amagambo bivamo kukubitwa nge sinamukubita sinamushobora arankubita cyane aranambabaza abana bareba umukozi wacu yagiraga icyumba cye hanze yumva induru araza kubita inzugi n'amadirishya umugabo arakingura arandeka uwo munsi twahamagaye mutwara sibo wacu ngiye mubwira ko umugabo yakubise ariko ntifuza ko nanone bijya mu nzego zo hejuru cyangwa habigenewe mutwara sibo turaganira nk'umuturanyi tujya inama birarangira arataha nako turaryama icyo gihe naryamye mu cyumba cy'abana Christophe Buvuguma mu cyumba cyacu ariko ararana n'abana bwarakeye tariki 17 mbyuka nyine ndwaye inkoni abyuka nawe ajya ku kazi nk'ibisanzwe hanyuma bigeze mu masaha ya nimugoroba mujya kwivuza kuko ntabwo nari imeze neza njya kwivuza nagiye kwivuriza muri clinique yitwa Saint Jean ibahari Nyamirambo ahahoze ariko agira intwaye babonye eta narimo bahise banshyira mu bitaro nari ndi kubara umutwe cyane bantera imiti yo kunsinziriza kugira ngo byibura noroherwe iryo joro rero ryo 17 naraye mu bitaro bukeye baransezerera kuko nari maze koroherwa njyewe rero nk'umugore ku myaka yanjye nari mfite kubaho nta mama mfite byibura ngo ngire inama mbwira ati umugabo niwe yagukubise komera biragenda gutya
nigiriye inama mu mutwe nyine navuga ati ndahukanye sindi butahe mu rugo umugabo yankubise jewe ndasubira mu rugo nuko umugabo anyuye namara kuncyura muhe condition yuko ndi butahe mu rugo aruko duhamagaye imiryango yaba ari umuryango we n'uwanjye n'expose ibibazo byose mfitanye n'umugabo ngaho nubwo mama wanjye atabaga mu rugo muri iki gihe cy'amezi 2 yaravuye mu rugo umubano w'umugabo wanjye nta kigeze gihinduka uretse ko mwabaga ruguru ndi abahepfo nta kigeze gihinduka mu yindi mibanire sorry bari bamamagaye ndavuga ni narinzi ko niyimuka bizashira ariko biracyakomeje rero ndagaruka mu rugo aruko bagaye imiryango nahukanira ku mucuti wanjye numvaga nta n'iminsi 2 ishiri bushire umugabo ataje kuncyura urumva sinatwaye abana ndagenda tout simplement nko kwivumbura numvaga nyine ari nka caprice ntabwo ari caprice ariko numvaga ari nka twazange yankubise agomba gusaba imbabazi nyine urumva nibwo butese nari mfite numvaga ni nko kwitetesha ikintu cyantunguye rero buriya ibyo bufite mu mutwe ntabwo ari byo abandi baba bafite mu mitwe yabo umugabo wanjye ntiyigeze ampamagara ngo ati Gloria kutaraye mu rugo kutatashye bite ntiyigeze bya bindi navuze ko yajyaga muri mission ntambwire ko yagiye muri mission kuri rya joro na 7 naraye mu bitaro kumbe yari yagiye muri mission ngo mu Ruhengeri ntiyamenyesha ko yagiye muri mission nanjye aho ngaho njyewe nzi ko ndi mu bitaro umugabo arataha na setinze ibintu by'abana umukozi baramenyeranye nta kibazo umve ndaye mu bitaro papa ntaraye mu rugo haraye abana umukozi bya bindi nyine manque de communication twakuri tutakomunikaga nyine ngo ambwire gahunda ze rero naho atahiye kuri 18 amenya nyine ko ntaraye mu rugo ariko ntiyashaka kumenya icyatumye ntarara mu rugo naho naraye icyo rero yahise ahamagara mama wanjye amubwira ati Gloria yataye abana yataye urugo njyewe vraiment mu byumve mu bimenye Gloria yagiye mama wanjye nk'umubyeyi umbyara bien sûr ntabwo nahukaniye iwe kuko niwe wari ikibazo cy'ibibazo mfite umuntu mbyara ntiyigeze ampamagara ambwira ati ko Christophe ambwiye ko wataye urugo wagiye he niki cyatumye ugenda byagenze gute nukuri mugeni call ntayo mwabona ayo matariki ndabwiye kugeza ubu ngubu iyo call ntayo yigeze ibaho hanyuma umugabo wanjye nawe abibwiye mama wanjye ariko nta mpamagaye ambwira ati madame uri hehe bite kutari gutaha ndaheba noneho ndavuga ati buriya nawe afite nyine gufunga umutwe ariko ejo nkomeza niha icyizere ndavuga ati mfite famille nashatsemo sinababaniye nabi mfite uretse na mama wanjye mfite famille yindi ngari niba Christophe agize ikibazo yanabibwira n'abandi dufite inshuti dufite abavandimwe numvaga ari case itashobora no kumara iminsi 3 itarakemuka muri uko kwahukana numvaga umugabo agomba kuza kuncyura tugasubirana nyine ariko twabaje gushyira mu miryango natunguwe no kubona nta n'umwe umpamagaye yaba ari umugabo yaba ari mama wanjye ndicara biranyobera ntangira kwicuza umwanzuro nafashe ndavuga ati mana ndahubutse noneho ntangira gushaka gusubira mu rugo mu gihe nshaka gusubira mu rugo nyuma y'iminsi 2 wa mukozi wanjye nasize mu rugo umukozi tumaranye hafi imyaka 2 baramwirukanye abarantelefone ati mama bebe Christophe aranyirukanye ubone ibintu bifashe disura nahise ntega mutumvaho wundi ngirage nasanga bazanye n'umukozi mushyashya bamuha amabwiriza mashyashya nsanga mama wanjye yimukiye mu rugo iwanjye yes yavuye hahandi we yahisaza mu rwitwazwa rwo kuvuga ko aje kurera abana nyina yabataye abana ni batoya n'impinja nyina rero ntiyatabana ngo nanjye ntebe abuzukuru nje gufasha Christophe kurera abana iyo nkuru mvuze gutyo niyo Christophe yatwaye mu muryango we niyo mama wanjye yatwaye mu muryango wacu njyewe aho ngaho ndisi nabari y'ibintu biri kujya mbere ntegereje ko umugabo aza kunyura mbonye umukozi bamwirukanye mbona ibintu bifashe indi ntera ambwira nyine biri kuba behind aho njyewe ntari ndashatse gusubira mu rugo
nshatse gusubira mu rugo nsanga umukozi mushyashya bamuhaye amabwiriza yo kutamfungurira. Baramubwiye bati mama w'aba bana yataye abana, bamubwije ukuri, yataye abana, yagiye kuba ikirumbo, naza ntukamufungurire, kandi nawe ushaka no kumukingura ujye ubanza udutelefone utubwire ko ahageze. Izo nizo condition zahawe umukozi. Hanyuma nanjye mpabwa condition yuko ngomba guhamagara, ngo ninjya nzango nyamanza mpamagare police, mpamagare inzego zose z'umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze ngo mbabwire ko nje gusura abana, kuko ni beshya nka crossing iwanjye bizahinduka case ngo umugabo azavuga ko namuteye. Urumva njyewe rero ngira ubwoba, mbona ibintu byafashe indi ntera mu buryo ntazi, ibintu byahindutse ukundi. Hagati aho niko kwicuma, aho ncumbitse niko iminsi iri kwicuma, mbona imyaka mfite uwundi we atari umuntu wo kwanduranya ngo ndi kugumya abandi. Nagiye gukoresha inzu yanjye anatapa, ntegereje ko ibibazo byanjye bijya ku murongo no kwirinda kubangamira aho ngaho narindi. Wa mukozi biruka wanjye ndamubwira nti se urashaka gutaha mu cyaro cyangwa se tubane dukomezanye tubane, kuko n'umwana wari twari tumaranye igihe ambereye umwana mwiza cyane. Barambwira ati mama bebe ibibazo ufite ndamutse ngutaye n'Imana yazampana, tugende tubane uko tuzabana, ko sinkubwiye ngo unyishyure, no, nje nzaguherekeza muri buno buzima kugeza igihe ikibazo cyawe kigiriye ku murongo. Mu magambo make twarakodesheje inzu n'umwana w'umukobwa, yaramfashije cyane ko nari ndi mu bihe bikomeye cyane, nari ngeze ku rwego niba ari stroke yari yaramfashe ngahagarara nkitura hasi, nta ndwara mfite igaragara, nari nkomerewe, nendaga nko kuzapfa, ntekereza agahinda k'abana banjye, ndavuga ni kuki nkabatwaye. Hagati aho icyatumye nsiga abana, urumva nagiye ngiye kwivuza. Ikindi nangaga ko kudestabiliza umutekano w'abana, nirirwa mbabungana, nta modoka ngira, modoka dufite n'imwe ni umugabo uyikoresha, abana ejo mu gitondo bazakenera kujya ku ishuri, ntabwo mfite ubushobozi buhagije cyane ku buryo navuga ntinzanya mfata taxi voiture. Iyo mibare yose narayikoze, ntabwo ari ibintu nahubukiye. Ikindi kandi nari nzi ko umugabo wanjye asaza kumpera kutwe n'ibitinda bizamara icyumweru. Nanga rero gukura abana muri comfort zone, nirirwa mbabungana kugira ngo nkunde ngaragaze ko ndi umubyeyi mwiza. Ndavuga nti abana nibaguma ahangaha ntibazabura icyo kurya, ntibazabura aho kuryama, nanjye ngende mu gihe cyose ibibazo by'umugabo wanjye bitarakemuka. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye natwara abana. Amagambo makeya nihuse, inkuru ni ndende munyihanganire, nihuse. Kuva rero muri 2023 tariki 17 dusohoka mu rugo, usabye Imana ngo impe imbaraga zo gusetinga mu bwonko bwanjye ko mama wanjye abi wanjye. Buriya uzi kujya iwawe mu nzu yawe ugasanga undi muntu ni aho sigiye kuvuga isanirimo, ugasanga undi mugore mu nzu yawe ni uri guteka, ari gukaranga amafi, yambaye igitenge mu mabere, ari kubwira umukozi, ntajye kubwira izina ry'umukozi, sorry, ari kubwira umukozi kora gutya, kata bino bitunguru gutya. Mu rugo rwawe aho wakagombye kuba uhagaze, ayo magambo wakagombye kuri kuvuga ukabona undi muntu ayahagazemo ari kuyavuga. Ibintu byashengura umutima cyane, nkenda gusara. Ndashimira Imana ko mama wanjye ntigeze mukubita, kuko nari ndi muri position yo kumukubita. Ahubwo naratahaga ngataha mu nzu iwanjye nkagenda nkarira, nkenda gupfa, umujinya ukanyica, noneho nkamutelefona akaba ariho mubwira ibyo ashobora kumubwira ku mutima. Ibi bintu mvuze mfite record zabyo, bivuze nk'umwitangirizwa in case za playinga izo record, musabe mubizi ko nazivuze kandi ndi responsable y'ibyo mvuga cyangwa mba nakoze. Mu magambo makeya, hamwe n'ubushobozi bw'Imana, za ndwara zafataga zo kwitura hasi nta mpamvu, Nyagasani arankiza, anyomora umutima, ndakomera, noneho mbica amazi, noneho nguma ndi kubasuzugura. Nkajya njya gushyira abanjye, nkabashyira ibyo Imana yampaye, ubundi ngataha, ufite devanga y'umukoresha. Utwana natwo twaramenyereye ko tate aba hariya, papa ari mama, ari papa nyine, mama aba hanze. Abana muri weekend nkabasaba se, mfite ama message ndi kubasaba se, nkababwira uyu munsi ndashaka ko abana bazi wanjye. Ahangaha niho mbonera gukosora ya mvugo ivuga ko guta urugo bigira meaning yabyo. Nagenze mu rugo rwanjye muri icyo cyose cy'umwaka n'igice, umugabo wanjye yarazi aho mba, n'abana banjye baransuraga. Umuntu rero wataye urugo uko nguko bimera, ako karagaciro. Mu magambo make, après une année et demie,
nagiye gusura abana nk'ibisanzwe tariki 2 z'ukwa kane 2025. Umukozi bari bazanye umukozi mushyashya yanga kunkingurira urugi kuko buri mukozi wazaga yazaga afite amabwiriza ye mashyashya. Ndakomanga iwaje hari amahido d'ejo ntago haba amahido akomeye ku buryo iyo uhagaze hanze ureba mu nzu neza muri salon. Ndakomanga umukozi yaricara yanga kunkingurira, akajya abwira akana gatoya ngo genda ukingurire nyoko. Agakobwa kajya gato kari ufite imyaka 4, kana karaza karankingurira urugero rakananira. Umuhungu wanjye mukuru ufite imyaka 9 ubu ngubu niwe waje arankingurira. Ndababara mbabazwa n'iyo acte yo kubona umukozi ansuzugura, ariko ntacyo nagombaga kumubwira kuko sinjye wamwangaje kandi sinabaga muri urwo rwego ndagutangamo amabwiriza. Ndavuga nti bingibi mfite abo nza kubivugana nabo. Bidatinze mama wanjye yaratashye comme d'habitude ansanga muri salon nk'ibisanzwe twari twarabimenyereye twese. Umugabo nawe nko mu minsi 10 nawe baratashye, icyo gihe ntabwo batahanye mu modoka. Nuko ataha ibiryo biri pre, umukozi arabitegura ku meza bararya, nicaye aho ndi kuri telefone ntegereza ko barangiza kurya. Burya ntiwabwira umuntu ikintu, hari ibintu inkuru batavuga abantu bagiye kurya. Bamaze kurya rero nsaba umukozi ko twara abana mu cyumba bakaba bari kumwe, nsaba mama ko yicara imbere yanjye, umugabo akicara hirya yanjye ko hari icyo nashaka kubabwira. Ndababwira nti rero hari comportement umukozi wanyu yakoze ntigeze nishimira, ahari ntimwamubwiye ko ndi mama w'abana. Rero tarabimubwiye musobanurire ubutaha neza ntakajye ameza hanze y'urugi. Mama mvuze gutyo ayo magambo kumva nyavuze, yarambye ati uriya ugira amatiku ugiye kuzana amagambo yawe, je ibyo bintu byawe simbikunda. Abarifasha arikubise afashe sakama yiwe ayishyira ku rutugu, arasohoka afungura urugi, arasohoka avuga ko atashye. Gutaha yarashatse kumbwira ko atashye, yarashatse kunjijisha ambwira ko atashye hehe iwe mu rugo hariya hepfo. Mugara namwe mamagaruka hari ibintu byinshi ko tuvugana kandi byose turabiragiza uyu munsi. Aranga insista arataha, sigara rero ndi kumwe na Christophe turi babiri, abana bari mu cyumba n'umukozi. Christophe ikintu yakoze arambwira ati rega Gloria, buri ujye genda ahangaha nkakureba ibyo bikanyobera. Ese ubuje kuvumba ibiryo inzara yarakwishe warapfuye, atari kundagira ngo nkubwire ko ndashaka kuzatubwira hirya ugenda shama. Warucitse byari bicitse. N'umuntu uri kumamagarira munako kibazo. Yaravuze ngo uje kuvumba ibiryo. Yego kunzara yanyishe manje kuvumba ibiryo ko kugira ngo ambabarire ngomba kuzaza. Cyukamye nturutse iriya hirya nkagera mu rugo akabunkasaba imbabazi, akazafata igihe cyo kubitekerezaho ko yambabarira cyangwa ko yabireka. Ni ukuri kuri Imana nshimba ndaramubwira ngani Uwiteka Imana indindiye hanze y'umwaka n'igice. Iya ndinzu y'umwaka n'igice ni mu kindi gihe kizaza izandinda kandi ntabwo Imana yanjye izigera ibangabiza. Ndabona Kristo aho kugira ngo nze kurya ahangaha iwawe. Sibyo sinabanye nabi, mbaye nshonje sinaburungaburira kandi ningera kuri eta yo gupfa nishwe n'inzara nzatega moto njye ku kiraro cya Nyabarongo ninagemo kugira ngo n'umurambo wanjye mutazabona mukawishima hejuru. Ayo ni magambo namubwiye, nyamubwira ndi guhaguruka we yicaye mu ntebe ndi gufata telefone. Yahise ampaguruka, n'ukuri kw'Imana nta wundi muntu wari uhari ngo aratubera umuhamya, ariko ayo ni magambo twavuganye njyewe nawe. Yahise ahaguruka aratangira arankubita, yarankubise mvuze induru mu nzu, mpamagara imfura yanjye ni umwana mukuru w'imyaka 9. Ndavuze induru mpamagara umutoya, umukozi wese nashobora kumuhamagara kuko ntabwo tuziranye nta nicyo yari kumfasha. Mpamagara abana, umukozi abafungirana mu cyumba bahera. Christophe arankubita kuko amaze kuruha kunkubita asohora kwa kundi murasohora nk'ikintu cyapfuye mu nzu, kuko murasohora ikinyenzi cyapfiriye mu nzu n'imigeri. Telefone n'inkweto abimpera mu dirishya. Cyo nakoze sinigeze nzi ko RIB cyangwa izindi nzego zirenganura umuntu wese wahohotewe muri ubwo buryo, ariko narishinda ndatekereza ndavuga ni Semana kuri urugo umwaka n'igice ushize ntarubamo, abaturage bose barabizi. Ese ni ntaka nkavuga ko nkubitiwe hano ubwo biritwa gute harya? Si niba ari buvuga ko ari njye waje kwiyenza? Icyaha cyose Christophe ari bungerekeho ni kiri bumpame ko nta n'umuhamya wari uhari. Ashobora kungerekaho ikintu noneho bwa victime bwanjye bukampindukira case. Ndatekereza 3-5 mbona igikwiriye cyiza ari uko nataha nyine nkemera ibimbayeho ngaceceka.
nareregereje ndataha ariko mu gutaha natashye ndi kurira hari mu masaa 2 z'ijoro nta ndi kurira kuko aho nari ntuye hari hafi cyane n'iwanjye ntagendaga nk'iminota 5 nta ndi kurira ijoro ryose ngeze mu rugo ndavuga nti reka bino bintu biganirire mu Twarasibo wacu n'umuturanyi wacu wa hafi akamubwira ibimbayeho nka histoire imbayeho anyerera ngakubona gukubita ntuvuge icyo utavugije induru ngo tuze tugurure tugutabara ndabwira nishaje bireka uza nigeze victime ariko at the end of the day ngahita umunyamakosa niyo mpamvu nicece ariko ubimenye nyine ibibereye aho ngaho ubimenye iyo wenda ikindi gihe nibiba nzakumenyesha none uvuga ko n'ubushize nari nabikubwiye ariko ubu nyine ubigumane nk'inkuru nta bindi birebire nshaka nuko arambwira ati rero komera decision yawe ndayubashye ubwo komera nyine ariko ubutaha urebe impamvu yatumye mu Rwanda uyu munsi agukubita ubutaha uzayevite turaganira nyine birarangira nkimara kuva kuri call na Twarasibo umugabo wanjye yahise amuhamagara ntabara umugore aranteye Twarasibo aba confused aravuga ati ko umugore ambwiye ko umukubise nawe ukabona baje ngo yaguteye ati no ngwiye n'ibintu byose tubivugana uri hano mu rugo Twarasibo yavuye muri iryo joro rya Sambira giwanje mu rugo kwa Christophe arambwira ati ntabara muri raporo yihuse yuko umugore yanteye ati banzu nyereke icyo yaguteje kuko umuntu atera undi kuko afite icyo intwaro runaka ngo yaje ngo naje guteza umutekano muke hano mwese murabizi ko yantaye akanta n'abana b'impinja sinzi igituma agenda muri iri joro ubundi kuki atagenda ku manywa umva kesi Twarasibo aramubwira ati rero reka nkubwire Christophe ibyo ngiye ndabyumvishe ariko hari n'indi nguru madamu yawe yambwiye duhamagare ba mudugudu bamutekano inzego zose z'ubuyobozi ziba mu rwego rw'umudugudu tuzihamagare komsa wowe ejo uzatubwira icyo umugore we yagukoze bakomeza bamuha commentaire baraduhanura baramubwira ati Christophe ntabwo ushobora kureka umwana ungana gutya ushake nyina ese umukobwa arusha nyina nuko uyu mukobwa kibyara ariko nyina imyaka agezemo ni ukuri kubona ibyo bintu mvuga byaravuzwe muri iyo nama yego ati nyina ntaza kubyarira ariko Gloria yakubyara uretse n'umwana muto n'iki gituma ushobora gukora dega nk'iyo ngiyo nk'ubushongore n'ubukaka ufite imyaka ufite ese birakwiriye nkomeje rero njyangana no ku musozo icyo gihe rero abayobozi bahise babwira Christophe ko umudugudu wa Kiberinka udacumbikira inkozi z'ibibi ayo mahano ari amahano bitagakwiriye baravuga ati Christophe uva hanga ugenda usezerere nyoko kuko umubwira ko ngomba gusubira iwe hanyuma Gloria nawe ugende witekerezeho niba wumva ushaka gusubira iwawe mu rugo ukagenda ukarera abana bawe ukubaka urugo rwawe n'umugabo wawe urugo biri muri raporo yemewe n'urwego rw'akagari biri mu nyandiko nawe nabiprintinga nkabibaha iyo nama yabaye tariki 6 z'ukwa kane mfata decision yo gusubira iwanjye nashimiye Imana irakabyarira ashubije mu bana banjye subiye iwanjye bwari buke tujya mu cyunamo tujya mu biganiro byo kwibuka twavuye mu kiganiro cyo kwibuka umugabo wanjye ahita ajya kuri RIB headquarter yes Kimihurura ajya kubabwira ko bamutabara bakaza bakamufasha bakirukana umugore we kuko amaze umwaka n'igice aba hanze atazawara ngo yagiye kubona banamwituyeho from nowhere so bazi bamukize uwo muntu kuko yabyitwaga guterwa nyuma y'inama y'abayobozi b'ibanze yego tariki 4 z'ukwa kane tariki 6 mfata umwanzuro ni muki wanjye aho nabaga muri nabyita ghetto ngiye nsubira iwanjye mu rugo kurera abana deja mama wanjye yumvishe iyo nama ari mu kigitaraganya mu ijoro mu ibanga rikomeye cyane hanyuma tariki 6 ndara mu rugo ariko ku ngufu nabwo Christophe ahamagara Twarasibo ati ntabara umugore aranteye avuzira ko aje kuba hano Twarasibo aramubwira ngewe kandi ndo kubuza umugore gutaha mu rugo rwe ibyo mwavugiye mu nama ejo bundi niba yicaka itekereza ko mbashatse kuza kurera abana be nkuko twabyeneje why not amureka akaza akaguma iwe cyewe ntacyo ndicyo cyo gusura umugore Christophe ahamagaye mudugudu aramubwira ati Christophe niba madamu wawe uvuga ko yari we wijyanye uyu munsi akaba afite umukiri wo kugaruka kurera abana be kuki uri kumubuza kugaruka iyo ni decision ye kandi tugomba kubaha nje nta bubasha afite bwo kwirukana umugore w'isezerano mu rugo rwe
bose baramukatira abayobozi bose baje baramukatira ahubwo mudugudu ansaba ko namukorera urwandiko kuri WhatsApp mumenyesha ko iyo tariki 6 usubiye mu rugo ati binyandikira ahubwo menye ko mu mudugudu hajemo umugore warumaze donc Gloria yasubiye kubiwe nanjye mbibikemo nka preuve yuko ubigarutse mu magambo makeya tujya kwibuka aho kugira ngo umugabo atahe mu rugo hise ukira rib head ko tajya kubwira ko namuteye bagomba kumunkiza rib yaramubajije ati se ufite ibyo uri kuvuga ko igihe yataye urugo kutaje kubitubwira ukabuje kutubwira ko yagarutse ibyo bintu bimeze gute kandi niba mutuye muri Nyamirambo ntibakagombye kuza headquarter bakagombye kuri Rweza ikindi kandi ugomba kugira documents zisuporta iki cyifuzo cyawe niba zifite z'inzego zibanze zuko umugore ataye mu rugo yataraye urugo akabagarutse byose urabyatacinga kuri leta yawe ubijyane baradepose inzego ziragufasha nta kibazo edikota iramwirukanye muri edikota baramwirukanye bamuhereza Rweza amenyo komeza bamuhereza Rweza amenyo naho bamubwira nk'uyu muntu uri kumuhamagara koko twari icyunamo cyaraye kirangiye nagiye kubona mbona z'amanywa Christophe yari yagiye ku kazi mbona aratashye azanye y'amajwi y'inyange ku mutima ndavuga nti buriya arahashye nyine azanye yaje azanye iki aza mu masaha y'akazi aza mu masaha y'akazi azanye carte ebyiri z'amazi n'iyindi imwe niba ari ya jus y'inyange ndavuga nti buriya byaduhaye mu bisanzwe ariko hagati aho kuba twiranye yafashe icyumba cye nanjye mfata icyanjye yes muri icyo gihe twasubiranye nahise mfata icyumba cyanjye nanjye nawe afata iki bya byumba byacu bibiri turabigabana yego abana bakajya bararana n'ushaka kurarana nawe kandi urumva bari bankumbuye bien sûr que bifuzaga ko turarana mu magambo makeya kuri zirindwi urumva ko baramuhakaniye kuri niba ko ntacyo bamufasha kubyo avuga nta shingiro bifite niko kuri tariki 14 muri ayo masaha y'akazi nagiye kubona umuntu atashye ajya mu cyumba araryama ubwo nge ndahungaho sinziri kujya mbere hashize iminota 30 atashye numva mudugudu arampamagaye arambajije ngo Gloria uri mu rugo ndamubwira nti yego ngo turaje ngo tugeze hano imbere y'iwanyu turaje Tangani se muza gusubira na amahoro nta n'umwanya nabonye ko kumubaza ibyo byose yise kuba telefone mpita mu cyumba nambara ikanzu nicara muri salo ntegereza abashyitsi mudugudu yaraje haza mutwara sibo haza umugabo sinibuka neza inshingano afite ariko ashobora kuba kuri abanyerondo mu murenge wa Nyamirambo haza na executive w'akagari ka Rugarama baraza mu rwego rwo gusura umuryango ufite amake Christophe yazanye Christophe yahise abakira kuko urumva baje kuri rendezvous yiwe yahise abategurira y'amazi mitabona nyine icyo yaguriye turicaye nyine muzi ubuyobozi amatwi turaganiriye mwihangane mubane neza donc bya biganiro nyine abayobozi baganiriza abaturage bafitanye amakimbirane ati rero twamenye ko mugirana amakimbirane niyo mpamvu twafashe initiative yo kuza kubasura kubumva kubatega amatwi no kubahanura nuko tugeze hagati y'aganira ibyo twaganiriye byose nta rwandiko rwigeze rukorerwa aho ngaho kwa kundi buri muntu avuga ngo hari umwanditsi uri kwandika iruhande ibyo turi kuvuga byari ibiganiro njyewe nkomeza nshimangira point de donc amayide yanjye mvuga ko mu gihe cyose Christophe ashaka ko tubana narekane na mama wanjye amureke complètement niyo lift yamuhaga agiye ku kazi ayicikeho ayireke mama wanjye arakora yakagombye gushaka uburyo ava iwe mu rugo akajya ku kazi hakora nk'umuntu wese ukora akorera faranga njyewe ngaragaza ibimbangamira saba ubwo buyobozi ko babyumvisha umutwaro wanjye ko msatu kubaka kuko nje gahunda yo guseta umugabo ni wavuga ibyo avuga ibiganiro birarangira ari naho itifu w'akagari
ni umumama yahise avuga ati ariko se ubundi Gloria yabimbwiye uko mbivuze niko yabivuze ubundi kubona umugabo wawe mugifitanye amakimbirane akaba n'ubundi yaragaragaje ko atagushaka ko muba muri kumwe avuga ko umutekano we atawizeye avuga ko aho wabaga umwaka n'igice atazi icyo wabaye donc akaba atewe ubwoba no kubana n'umuntu umaze umwaka n'igice uba hanze. Ese ubundi ku bw'inyungu zanyu bwite ndetse n'iz'abana ntiwaba usohotse mu nzu ugasubira aho wabaga ko musa iki kibazo cyanyu tukagiha umurongo mu gihe cyose kitarakemuka ukaba usubiye aho wabaga? Uwo nira bikubwiye gutyo? Deputifu w'akagari. Bamuhaye ruswa. Komeza. Ntabwo mbizi ariko kandi ubwo yabimbwiye muri gentillesse nk'uko nguko mwijwi rituje nk'aho hari ibiganiro bya negociation. Nambwiye ni madame rero magasu ubwo nyine Christophe uriga kubana na madame wawe mwirinda amakimbirane ayo yose ikindi twagira inama yo kujya kwipimisha sida donc batugira inama birarangira ariko muri ibyo biganiro byose nabonye icyari gitumye iyo visite iba y'abayobozi ko ari gusaba kunyirukana mu buryo bwa siyasa. Nanjye babimbiye mu kinyabupfura cya Kinyarwanda birarangira barataha. Mu kwa kane mo hagati ntangira kugira ide yo gusaba raporo. Ntangira gusaba raporo ya yindi yakozwe tariki enye wa munsi Christophe ankubita. Saba raporo urwego rw'umudugudu. Ntangira kumutwara sibo ndamubwira nti se raporo ayisaba he? Arambwira ati raporo isaba kwa mudugudu nakayiha agahago ahead umwanditsi akayiguha. Izo procedure zose narazikoze ariko mudugudu ambwira ko ikibazo cyacu kitakiri mu maboko y'umudugudu ko ahubwo cyafashe intera kijya mu maboko y'akagari. So niba nshaka raporo ntabwo raporo nzayikura mu rwego rw'umudugudu ahubwo nzayikura ndakisaba ku kagari kuko naragiye nk'uko mu byamaye guidance ndayubahiriza njya gusaba raporo ku kagari. Ariko mbere yo gusaba raporo ku kagari nahamagaye madame executive musaba ko ndamwipresentaho musaba appointment y'umunsi yama kugira ngo njye ku kagari gufata raporo. Niyo record ndayifite bimubwira ko ngiye bitewe n'ibibazo nagiye ngira bashaka ibimenyetso by'ibintu byose. Madame ambwira ko namuhamagara kwa gatatu nimugoroba sinzi isaha yanyibukije ariko ndabifite. Kwa gatanu ya saha itipaye nagiye kuri bureau. Yaze kuri bureau ndamuhamagara ambwira ko yagiye kuri terrain ko nagaruka ku wa mbere. Ndamubwira ni madame ko ndategereza ko kwambere ashobora kuba ndahari ashobora kugira gahunda rero ese wanyemerera iyo raporo ukazayimera mu appointment agiye atandukanye nagiye nubahiriza. Maze kubona ko rero buri munsi appointment atazubahiriza ndavuga ni sinamwe guhamagara umuntu musaba buri gihe reka ntera intambwe ngiye kuri bureau sabe service n'abandi baturage bose. Narazamutse tariki 5 z'ukwa gatanu 2025 saa 2:57 iwanjye kuko duturanye n'akagari tugaturana n'umurenge. Yego. Ni saa 3 barafungura bureau nicaye ku ntebe ya mbere banyakiriye. Muratapinga cyangwa muhagarike? Sanga uwitwa Sedo ni uri muri bureau. Sedo mubwira ko ashaka madame Gitifu ambwira ko Gitifu yagiye ku murenge ariho hari ibintu yagiye gukorerayo ko niba hari service mukeneye yihutirwa namusanga ku murenge kuko ejo le 6 mai afite kujya muri congé. So niba hari icyo nkeneye cyihutirwa nimusange ku kagari aramfasha. Nako plutôt ku murenge nagiye ku murenge nahise njya ku murenge ngeze ku murenge ndamuhamagara nshaka kumubwira ko ndiyo ntiyanyitaba ndavuga ni buriya ashobora ko ari nko mu nama mwandikira message. Iyo message n'ubu ndayifite ndamubwira nti madame nageze ku kagari bambwira ko muri ku murenge ubu narinje ku murenge kuri ya gahunda ya raporo maze iminsi mbasaba murakoze. Iyo message ndayifite. Madame executive ansubiza ndavuga nti nicare kuri zino ntebe zo gutegerezaho uko biri kose nasohoka ndamubona. Yaje gusohoka mu y'isaha ahasohokeye ariko yarari imbere yanjye gato harimo distance ndavuga nti sindi bujye kwa approaching umuntu ntabanje kumuhamagara. Nigira inama yo kumuhamagara gutya turi ngende kumureba. Yigeze yitaba calls zanjye
hanyuma mbona agiye afashe umuhanda usubira ku kagari kuri biro yiwe. Mbonye ko muri direction ku kagari ndavuga ni sindi bwa approach ngo umuntu mukuru kandi umuyobozi mu muhanda mubwiramo icyo mushakira. Niba asubiye kuri biro nanjye mugende inyuma musange kuri biro bimubwire. Niko byagenze ndagenda ndicara igihe cyanjye cyo kugerwaho ndinjira musanga muri biro naho nari gusaba ya raporo ngo usohotse gatoya hari utuntu ngiye kwikosoraho ndaje nyugushye. Nategereje kugeza saa 5 iyo raporo birinda bigira nka saa 8 raporo itaraza ndavuga ariko simfite kwivumbura kuko nkeneye raporo. Bigize nka saa 8 n'igice arasohoka atungurwa no kubona nkicaye kuri iyo ntebe abaturage bose bashize ku kagari. Nari masigaye n'umunyerondo. Arambwira ngo gumurire cyane ndavuga nti yego nkeneye raporo kuko nari ndi kwansista kuko bari bambwiye ko le 6 afite congé ndavuga ni congé igihe azayimarira akagaruka ni kera ngomba kwicara na raporo. Mu magambo makeya yarambwiye ati yewe ati se ugira ngo hari yo mfite ntayo mfite ati ariko mfite iby'umugabo wawe yambwiye. Ati rero nawe ahangaha ngo umbwire version yawe. Ndeba isaha igena viri mu rugo umwanya mwicaye ku kagari ntegereje ukuntu yambwiye ko raporo ayifite ari cyo agiye kwikosoraho noneho arashaka kunsubiza irudubi gutangira histoire yo kuva tubana n'umugabo kugeza uyu munsi turiho. Ndambwira nti se madame ko nzi ko raporo ituruka ku rwego rw'umudugudu mwebwe mukayaprovinga ese umudugudu ntabwo wigeze ubaha raporo badukoreye ku kibazo cy'amakimbirane mfitanye n'umugabo wanjye. Ngo yango ntabwo ari iriya ambwira nyine ibintu byinshi ko iriya raporo y'umudugudu yakoze we donc ni atayemera ko ahubwo agomba gukara iye ku giti cye. Ngo kandi ari kwihuta ngo arashaka gutaha nyine ari gahunda yari afite mu masaha ya nimugoroba kandi ubwo turi saa 8. Ndambwira rero madame reka kubaza ukuri ntabwo nexpectingaga ko ibingibi ndi buze gutanga version yanjye kuko umugabo wanjye yakubwiye ntacyo nge navuga umugabo wanjye adahari hato ntavaho mugerekera. Ndambwira nzi ko raporo ikorwa ba nyir'ubwite babiri bahari iyo abantu babiri bafitanye amakimbirane raporo ikorwa ba nyir'ubwite bahari wowe ukandika ibyo turi kuvuga. Nahise ngira umujinya muri ngewe numva ndababaye cyane ndagenda ndataha ndamusezera ndataha kumuhakanira ko ntashobora kujya gusubiramo amagambo ngo nisobanura ku birego umugabo wanjye yamuhaye. None se madame yakuzaniye ibirego hangaha ni muri bwo mbona ibi bintu yakubwiye ari ibirego gusa ngo nyine ngo niba mushaka ko nawe utanga version yawe ngo kugira ngo nawe nandike version yawe. Ndamubwira nti no ntabwo biri buze gukunda. Nuko mu magambo makeya ndataha ibyo ndataha mfite record mbibwira mutwara sibo ibyambayeho even na mudugudu record ndayifite mubwira ibyisanganya nahuye naryo kwa gitifu. Ubwo nyine nge nisetira mu mutwe ko raporo nzayihabwa avuye muri congé sinabigira big deal. Chose grave rero chose grave urumva dutahiye rimwe na executive ari gufunga biro nanjye ndi gusohoka turatashye urumva ko atashye ndi kumureba ya tariki eshantile raporo gitifu yahaye raporo umugabo wanjye kuri ya tariki ngewe nyumiyeho. Rero raporo imvuga amagambo mabi amagambo donc igize ibyaha kandi ibyaha bikomeye nta bidahuye na realite bidahuye n'ukuri. Wa munsi wiriwe ku kagari ucuragira akayikwima. Yayihaye ntuza yayihaye umugabo wawe. Yes, kandi umugabo wanjye ntiyigeze mubona ku kagari ntiyigeze ahakana. Byibura ngo twarahahuriye we bayimuhaye nge bayinyimye. Yes. Sinzi uburyo rero umugabo wanjye yabonyemo iyo raporo. Ngiye kubivuga nabandi kubeshya ari gusa afite raporo ya le 5 mai de day ngewe nimiweho raporo. Ahabwa raporo rero sinamenye ko yahawe raporo. Ahubwo natunguwe
namenye iby'iyo raporo igihe tariki 11 z'ukwa gatanu umugabo wanjye yankubise ahagana saa 2 z'ijoro. Yarankubitiye nacyo ndagifite mu chat. Kwari dufite umwana ufite ikibazo cya allergie yaramaranye nk'ukwezi kose, noneho allergie idakira kandi tumusiga amatube yose ashoboka. Ndavuga nti turi kuvura umwana amagendo, reka tujyane umwana ku dermatologue ubishinzwe amuha umuti umwana akiri, ko ibyo bimaze gufata indi ntera. Ndanabifite mu mafoto ibyo bintu. Umugabo saa 3 kuri 11 z'ukwa gatanu hari ku cyumweru mu masaha ya saa 3 ndamubwira nti ndashaka ko nk'imodoka nkajyana umwana ku dermatologue bari Kacyiru, nabonye hari clinique y'aba specialist siniko ko yitwa, tujyane umwana bamuvure. Umugabo wanjye muri chat icyo gihe ngewe maze gusubirana n'umugabo wanjye ubuyobozi cyagiye mvuze ko nasubiyeyo, natangiye kujya nandikirana nawe icyo ashaka cyose nkakimubwira muri chat, cyangwa twanavugana nka recordinga cyangwa nkamuhereza voice kugira ngo nirinde umuntu ko yazambeshyira ibyo ntavuze, cyangwa nanjye nshaka ibimenyetso bizandengera mu gihe runaka. Mu magambo makeya nandikira umugabo ndi mu cyumba cyanjye nawe ari mu cyenda ndi mu modoka ntwara umwana kwa muganga. Arambwira ati ni byiza ko wagize iyo idea yo gutwara umwana ku dermatologue, ariko nanjye iyo idea nari nyifite ndaza kumutwarayo. Ndavuga nti it's okay, niba nawe wagize idea yo gutwara umwana ubwo twahuje nyine uramutwara, nta mpamvu yo kubirwanira cyangwa kubipfa. Saa 8 z'amanywa zigeze abana bamaze kurya bagiye kuryama ku manywa kuko ejo lundi byari ishuri, Christophe ambwira ko tugomba kwambika abana abajyanye. Kubera mutari gutapinga ngenda kuko urumva ntiyigeze ambwira aho ajyanye abana, ngende expectinga ko ajyanye umwana kumuvuza. Aho umwana atahiye saa 2 z'ijoro mbona akeneye koga, njya kumwoza. Mu gihe ndi kumwambura imyenda umwana yari yashize n'ubu ya allergie yaba yibisebe. Arambwira ati mama ndi kubabara. Ndamubwira nti chérie papa ntabwo yakujyanye kwa muganga, ngo hoya ngo tuvuye kwa bakanaka. Mu by'ukuri nk'umubyeyi amarangamutima yanjye yarazamutse. Ndavuga nti uyu mugabo namusabye kujya kuvuza umwana, ambwira ko ari bumujyanye iyo kugira ngo ajyane umwana kumuvuza, amujyanye muri gahunda zitanareba n'umwana, gahunda z'abantu bakuru z'amakwe bari gupanga amakwe. Mbona ni ibintu bidakwiriye umubyeyi. Nahise mfata akaboko umwana, twari turi mu cyumba cyanjye, duhagarara muri corridor ireba mu cyumba cy'umugabo wanjye, ndakomanga. Ndamubwira ni Christophe ndagusabye byuka, kuko yaramaze kuryama, byuka tujyane umwana kwa muganga. Umwana ntabwo ari bugurira, ari muri condition ari kwishimagura, ejo ni ishuri, afite gusinzira, ntari gusinzira n'ibisebe. Mfite n'iyo audio. Christophe arambwira ati Gloria ngenza banjyana umwana kwa muganga kuko nabikubwira ntabwo biri buze gukunda this time, kuko nabonaga ububari umwana afite nanjye bikanijya mu mutima. Iyo hari noneho mbonye ko ari turi guharira mu magambo, itamwoherereza voice ndi mu cyumba cyanjye. Ndamubwira iyo voice ndayifite nayibasharinga, bakamuha iyo kalma comme ça tukazamujyana ku dermatologue undi munsi, ariko yabonye igituma akira neje akaziga neza. Mu magambo makeya umuhereza iyo voice ntiyama feedback, none nyine njya gukomanga ku rugi rwe ndamubwira nti nta muntu uri buryame muri iyi nzu umwana atabonye ubuvuzi. Uko rero ibyo narwaniraga ko hari inyungu z'umwana, Christophe yarabinkubitiye. Yahise asohoka amfata mu ijosi. Niba ibi bintu nabishyira hanze, ariko ntabwo igihe kiragera, nta nubwo ari na ngombwa. Yahise amfata mu ijosi aratangira arankubita, duhagaze muri iyo koridoro yo mu byumba. Arankubita kuri presence y'umwana, uwo mubebe mfite nyine mutoya, mufasha akaboko amunkuraho aramunkubita, abana barumirwa. Arankubita le 11 mai ku dimanche mu masaha ya nimugoroba, hagwa imvura nyinshi cyane i Kigali, nyinshi yanga no guhita. Muri iyo mvura rero arakubita aranaprofita, ijwi ntiryasohokaga. Mbwira umukozi ndataka none irukanka ujye kwa Mutwara Sibo, ugenda ukomanga umubwira asa ntabari. Umukozi afungura inzu arirukanka, duko akomanga kwa Mutwara Sibo kubera imvura nyinshi ntibyakunda. Ndamubwira ntifungura telefone, amagara Mutwara Sibo yumva telefone. Mu magambo make mbura ubutabazi bwa hafi. Umukozi aragaruka arambwira ati Mutwara Sibo ndakomanze ntibyanze, ntibashoboye kunyumva kubera imvura. Ntangira rero gukwepa umugabo, mfata telefone akajya nkubita nyine ndi kwirukanka mu nzu, ariko ndi guhamagara inshuti. Kubera gucanganyikirwa sinigeze nibuka nimero ya polisi. Ndahuruza mpamagara umushuti wanjye, nawe ngani wambabare ukambwira nimero ya polisi, nahamagara kuko umugabanyishe. Umuntu wampa nimero ya indi irimo wisa 31, ya indi irimo 31,
sinibuka izikurikiraho, ndayifata ndayihamagara, police impaye nsaba location ndayibaha. Hanyuma Christophe abonye ko ankubise mamagaye police nkuruje mpamagara umutekano arambwira ati twebwe turi ahantu hepfo n'ahanga mu miduha kure gato yiwanyu kandi imvura urabona yatubanye, ihangane wirinde ukuntu ushobora gukopa umugabo ntanakwice, turaza tugutabara igihe cyose tubonera amayira. Urumva nahamagaye inzego zose zishoboka kugira ngo zintabara, ariko habamo ikibazo cy'imvura. Polisi rero Christophe abonye ko ndi guhamagara, abafasha abana abambitse amakoti muri iyo mvura n'amapijama, aradufungirana, akubita umukozi, arangigura yari amazi iminota nka 40 ari kunkubita, arangije aradufungirana njyewe n'umukozi atwara abana. Haba intambara rero mu muryango, nkabwira umukozi ntimfasha uyu mugabo ntantwarira abana muri iri joro, muri iyi mvura sinzi aho abatwaye. Turwana nawe aratunesha, nuko kurwana turwanira ku rugi niko kudukingirana njyewe n'umukozi, abana arabakurura, bo baguma kuri side yo hanze, twe tuguma mu nzu, aradufungirana inzu yose atwara imfunguzo. Noneho mbona ukazi noneho yo gutabaza neza nitonze. Police imbaza hagati aho nari nayihamagaye, bambwira ko bagiye kuvugana na polisi ya Nyamirambo, donc bakoze ibyo bagomba gukora, barankoreye. Polisi ya Nyamirambo nayo ihamagara ku murenge, hari urwego rwa polisi ruhaba, polisi yo ku murenge kuko niyo twari twegeranye byihuse, iraza barampa bakajya bampamagara ati Glory bimeze gute, nkadi ndafungiranye, baraje basanga ndafungiranye, mutwara sibaho afatiye telefone, arazamuka kwa murugo asanga turafungiranye n'umukozi, umutekano araza asanga turafungiranye. Donc inzego zose zari zibizi ko twafungiranywe mu masaha agera muri 2, kandi Christophe yagiye atwaye n'abana. Icyabayeho rero njyewe nabwiye babanje bo ku murenge nabwo ni mumfashe mwicurugi mu menurugi bibe preve yuko twafungiranwe twafunguriwe nawe. Baratubwira barambwira bati there is no need yo kumena urugi, reka twebwe ahubwo tumuhamagare tumubaze niba afite mabuso iwe mu rugo, komsana atubwira ko ayifite, atubwira impamvu yagufungiranye, tunamusabe ko avaho ari akaza kabafungurira. Niko byagenze. Amaze kubona ko akoze dega, yahise ajya ku murenge, abariho ajya guparika imodoka, atelefona abantu ko njyewe n'umukozi twamukubise, akaba twamukubise tukikingirana, ahubwo yahunze ari gutabaza bamufashe. Bigaruka nka cyagihe yankubise akatabaza ngo nanone ngo namuteye, n'umuntu nkubita akaba ari urira. Mu magambo makeya bamusabye ko agaruka akaza dukingurira. Yaraje aradukingurira, kudukingurira niko kumiramo inkweto n'ikoti, badutwara kuri RIB ya Rwezamenyo. Muri iryo joro bana sayine z'ijoro turagenda dukora statement, ariko hagati aho nkaba naratanze case yanjye y'ukubuzwa ku nkeke, yari iri muri system, natanze ikirego cyo guhozwa ku nkeke n'umugabo, ariko bakaba kuko nta bimenyetso bifatika nari ifite, bambwira ko bagiye kuyikorera investigation. Mu gihe bakiri muri investigation nta kintu barayikoraho, nibwo nakubitiwemo. Tugeze ku Rwezamenyo nsanga umugenzacyaha wanjye ufite iyo dosiye ntiyakoze muri iryo joro, hari undi wakoze kuri shift ya nijoro. Agikubitamwe amazina yanjye ahita abona ko n'ubundi harimo case yo guhozwa ku nkeke n'umugabo. Nta kindi yambwiye, arambwira ati rero kuko n'ubundi hari case wari warahaye umugenzacyaha, reka uzaze mu gitondo azakora aba ari we uha statement yawe, ariko wowe taha, umugabo wawe arasigara ahangaha. Yego. Utagaruka saa 3 uhurira umugenzacyaha wawe ukora statement agufasha. Ejo saa 3 naraje na requisition ya kujya Kacyiru, umugabo yarafunzwe. Yaraye muri RIB bugiye saa 12, kwa kundi ndi kubyuka ngo ntegure abana bajye ku ishuri, mbona aratashye. Akona kuvuga yes, nuje kumva numva umuntu arakomanze, ndebye mbona n'umugabo aratashye. Ngo mukanda uyu muntu arekuwe gute? Ese arekuwe ku mbabazi? Ndiyo nzi ko kugira ngo umuntu arekurirwe muri RIB bigira procedure bicamo. Izo procedure njyewe nari nzi, mbona si zose ho binyuze.
hanyuma mbaza umugenzacyaha nti kubera iki uyu muntu atake ngo no ngo turaza kumukorera investigation mwashizemo amaroza mwabantu mwashizemo turoza ngo reka tubanze tuguhe requisition yo kwipimisha tubone confirmation y'ibintu byose dan tumukurikirana ndabaga nti okay bama requisition ngajya Kacyiru le 12 mai njya Kacyiru barampima ibisubizo biratusohoka nyuma y'iminsi 3 bikagaragaza ko nakuri izo documents zirahari mu magambo makeya kuva uwo munsi ariko uwo munsi kongera gukurikiranwa ukundi ibyo wenda sindi bubijyemo cyane nabagiye kwinjira mu nzego zifitiye ububasha hari ntaza kuvuga bikamviramo n'ikibazo ariko bifite realite yabyo bifite ukuri kwabyo cyuko umugabo yankubise akangingirana ntahanwe ntakurikiranwe nk'uko abandi banyarwanda bose bakora ibyo cyaha bakurikiranwa dosiye nayikurikiye amezi ane nyiruka inyuma mpora kuri ribu mpamagara bambwira ibi noneho babona ko ahari nta yindi shusho bafite sinanga sindi byo kugarira byinshi bohereza dosiye muri parquet ibintu byabaye le 11 mai bohereje dosiye muri parquet le 30 mu mpera z'ukwezi kwa niba ari kwa 8 gutyo cyangwa mu kwa 9 mu magambo makeya kohereza dosiye muri parquet sinigeze mbimenyeshwa nk'umuntu wakurikiranaga dosiye yiwe aho igeze buri munsi mu bundi buryo hari indi service ngiye kubasaba noneho mboneyeho kubaza bambwira ko bayohereje bama nimero de dossier muri parquet njya muri parquet nsanga parquet nayo yohereje mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamirambo kugeza uyu munsi nyuhiri mu magambo makeya so bro tugaruke gatoya rero tugaruke ku kibazo tugaruke kuri mama wawe hari igihamya kigaragara cyangwa ibimenyetso bigaragara ko yaryamanaga n'umukwe we njyewe umuntu zose mu magambo yose yasohotse mu kanwa ntabwo nigeze mvuga ngo mama wanjye asambana n'umugabo wanjye icyo navuze nuko nahukanye nka viwanjye mama wanjye akaza kuba iwanjye ushobora kumbaza ati ufite preuve yuko mama wawe yabaga iwawe iyo preuve ndayifite wakireka nkoresheje ijambo hari umubano wihariye mama wawe yarafitanye n'umugabo wawe uwo mubano nta n'uyu munota turi kuvugana yereka niba byahindutse kubera iyi saga yabaye ariko mbere kugeza ejo bundi hashize umubano wari ugihari yes ubu ngubu rero bihagaze biti umugabo wawe ari hehe ubu tuvugana urabona ko ejo umugabo yasohoye mu nzu uko mwabibonye umugabo wanjye biritwa ko ari iwanjye yego mama wanjye bikitwa ko ari iwe nanjye nyine nkabaho ndi kano kanya kuko ntabwo ndi kubarizwa mu rugo rwanjye ntabwo uri mu rugo rwawe abana bari he abana nk'uko urukiko rwabyanzuye hagati aho ngaho nuko wenda natambikiriyemo gatoya ya raporo umugabo bamuhaye niyo yagiye gusabisha gatanya ya raporo yo ku kagari kuko yari irimo ibintu byo kumufavoriza niyo yagiye gusabisha duhaye kuburana gatanya mu kwa 6 2027 umugabo abonye ko umugabo abonye ko yego umugabo abonye ko iyo gatanya izatinda icyo gihe cyose kandi ndi kumubangamira mu nzu niko kumugira inama ko muri komiteganyo ibanziriza ya burundu igihe muri 2024 kugira ngo mbe muviriye mu rugo y'agateganyo ni kuri urukiko rwabyanzuye ukuntu rero byagenze gatanya twarayiburanye yatanze ikirego nakibasharinga icyo kirego kirimo guturugo kirimo icyaha cy'ubusambanyi kirimo guteza umutekano muke mu rugo kirimo ibyaha byinshi cyane akaba ashingira kuri izo mpamvu asaba ko baba badutandukanyije by'agateganyo mbere y'uko yagatanye ya burundu iba hanyuma agasaba ko yahabwa n'uburenganzira bwo kurera abana kuko njye ntafite kapasite yo kurera abana nuko ikirego cyari nk'umuntu warezwe rero naritabye nk'abandi bose ndidefanda nk'abandi bose imyanzuro yo mu rubanza rw'urukiko rwa mbere ivuga ko Gloria agomba gusohoka mu rugo akajya ahabwa 170 n'umugabo we 70 yo gukodesha inzu na bijana ryo kumutunga
uyu mugabo akazabikora kugeza igihe gatanya ya burundu izaba proclamé. Ntibongeraho detaye y'abana ko bafitanye abana tubahaye kanaka, ntibongeraho ngo umutungo mufitanye muzawucunga mu buryo bunubu. Ibyo byose mu myanzuro niko uwo mwanzuro waje uvuga gusa ko ngomba gusohoka, nkasohoka bitarenze tariki 15 z'ukwa 10, hanyuma tuhategereza gatanya ya burundu. Nahise njya kuburana kujurira mu rukiko rwisumbuye ngaragaza ko imyanzuro ntayishimiye, noneho nkomeza nshimangira ko nifuza ko abana banjye tubana, kubera ko abana banjye sifuza ko barerwa na nyirakuru na se, ngaragaza impamvu ntabyifuza, ngaragaza ko umuntu udafite indangagaciro na kirazira nyarwanda atakagombye kurerera urubyiruko n'u Rwanda rw'ejo, amaboko y'ejo hazaza aribo bana banjye. Nkagaragaza ko nta education umugabo wanjye afite cyangwa mama wanjye afite zo kurera abo bana, kuko nabo ubwabo navuga ko nta burere bwabo bafite kubera ibyo bakora. Ibyo bakora nibyo navuye mu rukiko. Mu rukiko rwisumbuye rero naho nihuse imyanzuro yaje ivuga ko ubujurire bwanjye nta shingiro bufite, ko ahubwo kuko urukiko rwa mbere rutigeze rugaragaza aho abana bazaherera, bana bahise babahase, ya gahunda yo guhabwa 170 igakomeza nkasohoka. Ndababara, urabyumva, ndababara. Mbaza umwavoka ambwira ko tugomba kujya mu rukiko ngo rwitwa ngo akarengane, sinzi niba ariho sinzi ukuntu byitwa, mbabarire ntaza kurivuga nabi. Ari naho na apply till now ntitegereje ko bampa itariki, niba koko babonye ko narenganye bakaba basubirishamo urubanza rwanjye mu mizi, kwa musanga habwa akarenganurwa. Maze kubona ko ibyo byo mu karengane bishobora gutinda, natangiye kwirukanka, nagiye ku muvunyi bambwira ko mu gihe cyose urubanza rukiri mu rukiko bo nta bubasha bafite bwo gufata decision cyangwa kugira icyo bakora kuri iyo dossier, kuko baba basupoza ko nshobora guhabwa ubutabera. Ati mu gihe cyose rero butanyuzwe na bwa butabera na expectation warutegereje, niho tugana tukakugira muri dossier tukakurebera aho warenganye, tukaba twaguha ubufasha ukeneye. Ibyo narabyumvisha, ni ukuri kw'Imana, mumbabarire kubivuga, ntabwo ari ukuvuga nabi. Nagiye no kwa Perezida wa Repubulika, ibaza aho natinyutse nkafata moto nkajyayo, nuko nari mbabaye. Baranyakiriye neza, bukabyara baranyakira, bukeye bwaho biga kuri kesi yanjye, barambwira ati rero Gloria, kesi yawe ni kesi yo mu manza. Imanza rero bambwira ko umucamanza ari afite nyine ububasha bwo kuvuga ikintu kikabihamya. Ati rero twakagufashije, ariko niba waraburanye hambere urubanza rukagutsinda, aha kabiri rukagutsinda, twebwe nta kindi kintu twagufasha. Yego, kuko ntabwo nyakubahwa ngo ntabwo afite kumuvuguruza icyo umucamanza yavuze. Donc umucamanza arigenga. Nshimira cyane ibyo bambwiye, ndabyumva kandi ndanyurwa, ariko still mbabazwa n'iyo myanzuro nafatiwe itari guhinduka kubera wayifashe. Cyo nakoze rero mubwira ko njyewe naramubwiye nti hagati aho ngaho iyo raporo ya executive nayibonye gute, ariyo mpamvu nazanye ya nkuru yuko nakubiswe. Iyo raporo ya executive nayibonye igihe Christophe badutumagaho, kuko bambwiye ko bazamukurikirana ari hanze, akaba igihe badutumyeho kuri RIB kugira ngo buri muntu nyine atange statement izo hari ibyo batubaza. Niho yatangiye ya raporo akagari kamuhaye agaragaza ati n'ubundi muri uyu mugore yarananiye, n'inzego zibanze zirabyemeza. Aho niho naboneye iyo raporo akagari kankoreye, ubwo nari nicaye ndi mu gicuku ntazi uko iyo raporo yatanzwe. Njyewe maze kubona iyo raporo nise nandika urwandiko, ndarufite ahangaha, nandikira umukuru wa RIB station ya Nyarugenge musaba ko mu bubasha n'ubushishozi afite yamfasha bakurikirana uburyo raporo akagari kankoreye raporo imbeshyira itandukanye na reality. Mvuye aho ngaho nise njya mu nteko y'abaturage yo kwa kabiri yo mu mudugudu wacu, ndagenda n'exposa ikibazo mfite, yibwira abamudugudu, ndababwira imbere ko iyo raporo ndikurira, ndababwira nti nimwe raporo ndabizi, ariko se iyi raporo mwebwe nk'ubuyobozi bw'umudugudu murayirekonesa murayizi? Mu nteko y'abaturage mudugudu arirahira
ati no kuri kumana iyo raporo nyiboneye aha ndamubwira nise ni gute utayizi kandi mu bamenyeshejwe nawe uriho arambira ati ni ukuri iyi raporo ntayo nzi nanjye nibwo nyibonye mpita njya ku bandi bose bamenyeshejwe njya ku murenge ndavuga nti umurenge ko mwamenyeshejwe ko iyi raporo itanzwe n'akagari ese mwamufite kopi yayo wayihawe ko mwamenyeshejwe mufite kopi yayo igaragaza ko muyifite umurenge umbwira ko iyo raporo utayifite itayizi nahise nkora urwandiko nandikira RIB ndavuga nti nyakubahwa umukuru wa RIB Nyarugenge mu bushishozi n'ububasha mufite mumfashe musesengure mumenye buryo ki raporo yatanzwe kuko inzego zose zamenyeshejwe zivuga ko raporo zitayizi bigaragaze ko harimo amanyanga niho nahise mvuga ko gitifu yaje kunyirukana iyo tariki no gushyiramo utundi tudetaye twinshi cyane iyo lettre ndayifite mu magambo makeya hanyuma muri ya nteko y'abaturage noneho niho nahise mvuga nti umudugudu murama raporo abaturage bavuga ati umugore mu murenganure mu muhe raporo niba yishaka n'uburenganzira bwe nibwo umudugudu wahise udesida ko ugomba kumpa raporo yanjye noneho umudugudu ma raporo izitandukanye ihabanye complètement na ya raporo bakoreye umugabo wanjye ku kagari ndababaza nti ni gute urwego inzego zimwe zikorana zuzuzanya zikora raporo ku bantu bamwe zihabanye zitandukanye burunsubiza ariko ku bwenge bwanjye mita hari icyo natekereje mu magambo makeya nkuko twari tugeze kuri gahunda y'ubanza sore nari mbashuje mu gatoya ejo icyo mwabonye gushyirwa mu myanzuro kw'ibikorwa gushyirwa mu bikorwa kw'imyanzuro y'urubanza byageze aho ngewe rero ndavuga nti ngewe ndi kubona ko ndi kurengana imyanzuro nafatiwe ntabwo nyimerita gatanya y'agateganyo ingingo ya 276 ivuga ko abatandukanye by'agateganyo mu gihe cyose bataratandukana bya burundu bafitanye inshingano yo kurera abana babyaranye bitewe n'uwo babahaye icya kabiri bafitanye kumvikana imitungo bafite uko baza icungwa ry'imitungo bafite ubwumvikane bwabo bafite indi engagement yo kudacana inyuma no kubaha engagement style bagifitanye kuko baracyasezeranye indi ngingo ya 4 ntago nyibuka ariko mu mategeko ibyo bintu niko bivuga ngewe rero nkabaza nise Christophe kuki ngewe izi ngingo zose zikora gatanya zitubahirijwe kuri ngewe ntitugeze twumvikana nuko dufite bikeya uko tuzabicunga ahubwo ngewe babinsohoye mu we barabikugabiye 100%. Ça c'est 1 2 abana ugomba kwicara barabakugabiye yego umbwire ukuntu usobanurira uburyo cyuzabariramo umbwire umukozi umpe detaye ya buri kintu cy'ukuntu abana bazarira tukungurana inama y'ukuntu abana tuzafatanya kubarera n'ubwo ari wo bahawe icya gatatu kuva nabaho muri kino gihugu sindi mukuru cyane siniza amategeko ariko nibwo bwa mbere mbonye umugore asohorwa mu nzu nta cyaha yakoze nta kintu cyahatari cyabaye sinsinda sinteze umutekano muke muri quartier nabaye muteza dufite abaturanyi dufite inzego z'ibanze niba nteje umutekano muke mu rugo Christophe yakagombye akagenda akagana akababwira ati ngewe muze mu rugo muhorere raporo y'uko madame itariki n'isaha iyi yateje umutekano muke mu buryo bunobo nta mutekano muke nta remarque ndahabwa mbana n'abaturanyi neza nta kibazo mfite ndi gute abantu bashobora gufata ntibakurikize ibimenyetso byose natanze by'amahohotera atandukanye wagiye unkorera bigahabwa agaciro kurusha uko ngewe nakumvikana ibyo ni ibintu nakomeje kwibaza ariko ntafite umuntu ubimfashamo mu magambo makeya Christophe yakomeje kwishyiraho pressure yuko ngomba gusohoka tubiga mu magambo nanjye nkamurahira nkamubwira ko ntashobora gusohoka sinshobora gufata ibintu byanjye ngo nsohoke amubaza nti se muransohora we baguhaye 170 kano kanya bakagura ngo sohoka mu nzu ugende wabikoresha muri uyu mujyi wa Kigali ese ndakodeshamo inzu nguremo matela nguremo gaze cyangwa imbabura nguremo ibyo kurya nguremo ibyo kwiyorosa nguremo amasafuriya donc no gusohokana ikitwa umwenda gusa quand même iyi ni injustice idashoboka
nuko ariko still bikaguma mu kujurura kwanjye kuko umva nageze mu nzego zose zishoboka natekereje ko zamfasha ariko nabo bakababloke n'ikibazo cy'uko umucamanza ari ntavuguruzwa. Yego mu magambo make rero ejo bundi tariki 21 z'ukwa 10 nakiriye ibaruwa y'umuhesha w'inkiko ambwira iyo baruwa narayakiriye ndanayisinya ndamubwira nti njyewe wasaraga ziterura ibintu byanjye ngo kagiye nti networking ngasibuka nagongeye iminsi 5 ariyo yarangiye ejo noneho amenyesha ko tariki 25 z'ukwa 11 saa 5 z'amanywa azaza gushyira imyanzuro mu bikorwa kandi kwangiriye inama yo kubikora ku neza nta mahanajemo cyangwa guhangana. Cyo namusubije kandi ngo tutishyize hanze. Namusubije namubwira nti iyo byose biri muri chat kuko iyo lettre yanyandikiye kuri yayinyoreje kuri WhatsApp ko imvura ari kugwa ndamubwira ni wikwigoruza mu miduha yinyoreza kuri WhatsApp nta kibazo. Ndamusubiza nta kibazo mwebwe muzaze mukore akazi kanyu. Nuko uvuga ngo iyo préavis yampaye yakagombye kuziherekerejwe na yaba amafaranga 170 bari banditse ko umugabo wanjye angenera buri kwezi. By the way ngarutse inyuma wa munsi nagarutse wanjye mu rugo tariki 6 z'ukwa 4 umugabo wanjye yabwiye mutwara sibo ko ntagomba gusohoka mu rugo ngo ngiye muri gahunda yari yose yaba ari ugukora cyangwa izindi gahunda zanjye bwite ko ngomba kuguma mu rugo niba niyemeje kugaruka nkarera abana nkabu. Okay, bro. Umuntu ufite gahunda yo kurera abana nemeye iyo condition y'umugabo ko ntagomba kugira icyo nkora nkaguma mu rugo bo evite que byazabyara amakimbirane ko nagiye nsohoka bya hato na hatoye. Ushaka kuvuga ko kuva rero nataye wanjye mu rugo kuva mu kwa 4 kugeza uyu munsi nta kazi nari mfite nagumaga mu rugo kuri condition umugabo wanjye yanshyizeho yuko ntagomba gukora. Noneho nje nkabaza umuhesha w'inkiko ejo naramubajije ko wambaye préavis y'iminsi 5 none aho ya engagement y'ibihumbi 170 mwanyemereye ukaba utarayimpaye ukaba uri kuyampa none aha kano kanya saa 6 urayampa ibi bintu mu bitaye hanze uretse ko atari nabyo byonyine mfite si byo byonyine mfite mu nzu hanyuma njye gushaka inzu biri hanze nta muntu ufitanye nawe gahunda ko ndibuze kumwishyura inzu ni ugushaka inzu twese turabizi ko umuntu asitiragoringa ashaka inzu namwana ahangaha ni muri kumpuhutira biba abapolisi basubiza ngo twaguhaye préavis kuva itariki 10 z'ukwa 10 bakagombye kuba waragiye ikindi twagusabye nimero de compte yuko yashyiraho uyiduha tukayashyiraho rero ibyo byose ntabyo wubahirije nawe umugabo wanjye agira amakonte yanjye yose ntiyigeze deposit amafaranga wanze bide bordeaux byanjye nuko biba rero saga cyewe nkababaza nti muransohora muranjyana hehe ayo mafaranga muri kuyamutsindagira kano kanya ahangaha ese hari umuntu w'inzu i Kigali twishyura garanti y'ukwezi kumwe ko mubizi abapolisi nabo bayobera ibyo nta muntu wishyura ukwezi kumwe ikindi mwakagombye kuba mwarayamuhaye n'ukuntu mwamuhaye iyi préavis iyi minsi 5 akaba ari no gushakisha uretse ko nongeye nkavuga ko umuntu wese uhabwa préavis nubwo nge ntanayikwiriye bamuha iminsi 15 muri ibi bintu byose numara urugendo muri ibintu byose mama wawe wari hehe ubu tuvugana mama wanjye rero nkuko nabibabwiye kuva igihe nagarukiye iwanjye yasubiye kubiwe hahandi hasi yiwawe hasi yiwanjye ariko mu gitondo atashye Christophe akamutwara ku kazi akanamudepoza ku manywa atashye
mfite amaudio menshi nohereje mama wanjye ndetse nohereje n'umugabo wanjye mbasaba ko bareka umubano bafitanye kuko umubano wabo wambangamiraga. So nyirabayazana w'ibi byose ni mama wawe? Ntabwo nabishira iruhande ko niko kubera ko impamvu urabona uyu network tapping. Hello? Babonye ko uretse no kubahiriza imyanzuro y'urubanza. Network zacitse bro. Hello? Achaka umuntu ufite telefone y'inyarwanda amuhamagare. Tapping the screen. Ndikora sabana ngo abana Network ariko mukonde inkuru pe. Shaguro ufite network mbi cyane. Sorry. Ufite network mbi. Birashoboka. Network mbi kabisa. None ufite nshaka kukubaza. Yego. Ugira account ya X ya Twitter? Ndayifite ariko sinda kuyikoresha gusa njyaho nkasoma ibiriho ariko sinago ngiye ndayikoresha. Okay. Uyu munsi icyitwa ubuyobozi kigomba kumenya akarengane wagiriwe. Iyi nkuru nkuko yivuze so ngiye gutegurira space. Ngiye gutegurira space n'uburyo nagukorera. Ngiye gutegurira space ndasharing inzego zose no kugeza muri presidency. Hanyuma icyo turi buze gukora kanshaka abadamu bamwe zibashobora gutega amatwi. Wowe tegura account ya X ya updating. Ndaza kugustinga kuri X kandi abizi ko harabama abantu bakushobora kukurenganira kuko ntabwo inzego zirangirira aho ngaho ubutubwiye neza zakurenganije. Ndumva cyo kintu cyambere kibanze ngomba kugukorera. Hanyuma nzi kuri bazo kubona ubutabera. Nicyo kintu cyambere ndibuze kugukorera. Haze gukorwa hashtag abantu anga ukurikiwe n'abantu 800 babura ukurikiwe n'abantu 800 babura abantu 16. Abantu 800 bose muri comment bari kwandika ngo justice kuri wowe. So ndaza gushaka ntuza ndaza kuhostinga kuri Twitter hanyuma ndasharinga inzego zose zabiza justice zabiza RIB zabiza y'abaho babyumva bitandukanye nanga na streaming kuri TikTok. Hanyuma nziko uri buze kubona ubutabera. Urumva? Nukuri mwako Imana wamugishego. Hanyuma mama wakoresha WhatsApp? Yego arayifite. Nyoherereza nimero akoresha kuri WhatsApp. Ibindi ndaza kubikubwira ntari live. Nimva live ndaguhamagara. Nyohereza nimero ye akoresha kuri WhatsApp. Merci. Urakoze cyane. Hanyuma sori gatoya mbona babaza gatoya mbere yuko sharinga nimero yanjye ese ntabwo byakwitwa ko ndi gusharinga nimero ye nta burenganzira mbifite bikaba byamfite. Oya yihorere kanze nshaka undi nyaka icyo ni igitekerezo cyiza. Wiyima reka nshaka undi nyisaba. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha kuko umwanya wanyu. Nawe urakoze cyane. Ntuve kuri internet iraza gubutabera. Yego murakoze cyane ndashimye cyane.